barasezeranye mu mategeko ni mu rusengero. Nushaka umwite Fatakumavuta cyangwa se Sengabo Jean Bosco, ayo yose nta mazina yiwe kugeza ubu ngubu. Gusa Fatakumavuta ni izina ryiyise kubera akazi, nk'uko mubizi abantu benshi bagenda biyita akazina bitewe n'akazi bakora. Ujya wumva abo bita ba King James ariko ntago ari yo mazina yabo bwite. Uyu nguyu rero icyo tuje kumugarukaho nuko kugeza ubu ari mu maboko ya RIB, aho yatawe muri yombi. Yazize ibyaha byinshi cyane bigiye bitandukanye yagiye akora no mu bihe bigiye bitandukanye. Icyo tuje no kubigusobanura kugira ngo ubashe kubyumva. Wowe rero utuye mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, ndetse n'abandi bose babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse nabumvira ibiganiro byacu kuri CC, turabashuhuje. Mukomeze kugira ibihe byiza. Kora subscribe tujye tujyana. Uyu rero Fatakumavuta cyangwa se witwa Sengabo Jean Bosco, uyu nguyu yafashwe na RIB kubera ibyaha bigiye bitandukanye ugiye gukurikira. Aha rero akurikiranyweho ibyaha birimo gukoresha imvugo zishyamiranya abantu mu myidagaduro, gutukana mu ruhame ndetse no kubuza amahwemo hifashishijwe imbuga nkoranyambaga. Imana ibaha umugisha. Uyu nguyu rero muramuzi n'ubundi asanzwe ari umunyamakuru kuri Isibo, akaba n'umu YouTubers ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, muramuzi cyane. N'uwo nguwo muri kureba kuri screen za Wasam TV show. Yafashwe rero kuri uyu wa gatanu tariki 18 Ukwakira mu mwaka w'ibihumbi 2024. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitieri yabwiye inyarwanda.com ko Fatakumavuta yafashwe nyuma yo kwihanangirizwa inshuro nyinshi ubundi ngo akanga kumva. Rero yakomeza avuga yuko rero uyu nguyu Fatakumavuta yahisemo kwinangira akanga kumva inama agirwa n'ubuyobozi, akumva ibyo ngibyo ntacyo bimubwiye. Kugeza ubu ngubu rero Fatakumavuta afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kacyiru, atawe muri yombi nyuma y'iminsi myinshi cyane. Hari hashize iminsi agaragaje amashusho agaragaza Meddy ndetse n'umugore we abasebya, avuga yuko batabanye neza. Umugore we aturuka ahantu hari imyemerere itandukanye n'iyo we yari afite cyangwa se yarazi. Ibyo ngibyo rero abafana ba Meddy ndetse n'abakunzi ba muzika, abakunzi b'umuziki nyarwanda bakomeza kuvuga yuko ibyo ngibyo bidakwiye. Mu Rwanda uhagaze ku maguru ye akavuga uburyo yakubitwaga n'umugore we. Ayo mavideo rero yakomeje agenda ahererekanywa agaragaza Meddy nk'umuntu mubi. Ibyo ngibyo rero uyu nguyu Fatakumavuta akaba yarabibwiwe, gusa agakomeza kubiseka akanga kumva inama z'abayobozi ndetse n'abafana bagiye batandukana. Murangira rero yavuze ko abakoresha imbuga nkoranyambaga bakwiriye kubahiriza amategeko, nk'uko twese nk'abanyarwanda dukwiye kugendera ku itegeko ritugenga, ubundi tukubaha ikiremwa muntu ndetse n'ubwisanzure bwa buri muntu. Murangira rero yakomeje avuga yuko rero imbuga nkoranyambaga zifite amafaranga menshi cyane, kandi koko twabihamya zifite amafaranga menshi cyane, kandi ngo tugomba kuzibyaza umusaruro gusa ngo biciye mu nzira nziza. Ati rero RIB irasaba abantu gukoresha imbuga nkoranyambaga bubahiriza amategeko, kuko kugira imbuga nkoranyambaga wigengaho nta nubwo byakuha ubudahangarwa bw'uyo kudakurikiranwa n'amategeko igihe icyo ari cyo cyose wayishe. Rero arakomeza agira inama abakoresha imbuga nkoranyambaga avuga ati ntabwo imbuga nkoranyambaga zibereyeho ngo zikoreshwe ibyaha gusa, ahubwo zigomba no gukoreshwa ibyiza kandi zibyazwa umusaruro n'amahirwe azirimo, dore yuko ari menshi. Dr. Murangira rero yavuze ko uzazikoresha igihe icyo ari cyo cyose akazikoresha nabi, akazikoresha ibyaha, haba mu myidagaduro cyangwa se showbiz, haba muri siporo cyangwa se ivugabutumwa cyangwa ibindi bintu ibyo ari byo byose, ngo azahita akurikiranwa n'amategeko.
Fatakumavuta rero yatawe muri yombi kuri uyu wa gatanu tariki ya 18 Ukwakira. Fatakumavuta yari aherutse gukora ikiganiro yibasira Meddy, ibyatumye bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga ndetse n'abakunzi ba Meddy bahise babyamaganira kure. Ibyo ngibyo rero na RIB bigakubitiraho nkuko n'ubundi yari isanzwe imwihanangiriza, gusa akanga kubyumva. Ubwo ngubwo igahita ijya kuba yamureba kugira ngo ibashe kuba yamuhanira ibyo byaha. Ni ibyaha rero bikomeye cyane bikorerwa kuri murandasi cyangwa se mu itangazamakuru rikorera kuri interineti, ariko ibyo ngibyo ngo ntago bikwiye. Twese twagashyize hamwe tukubaka igihugu twifuza. Kwa Sam TV Show komeze kugira ibihe byiza.